Okay, X. I joined it na Empire n'ubundi. Urayikoresha? 4 hanyuma rero tina watangiye ryari kugira ngo iyi mpano idasanzwe y'ukwacting ufite warabyigiye cyangwa ni impano yaje gutyo? Ntago nigize mbyigira sibyo nta namwe nigize nyine mbikura tu. Ahubwo ni kwa kundi nk'umuntu ashobora nko kuba yashaka kwigirira ikizere. Cause iwacu muri famille. Famille yose wera ku gisekuruza cyambere kugera ku gisekuruza kuri papa. Papa ni gisekuruza. Wow, nyine ni papa wawe nyine papa ukubyara. Okay, reka tureba abantu bababyaye papa. Mani nta muntu n'ubwe w'umustar urimo. Yego. Ngo ni wowe muntu mu muryango w'iwanyu uri kugaragara cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Wowe none n'aba bantu batazi nuze na telefone. Tina ubifata ute kuba waratangiye ukina nk'abandi ariko ubungo ukaba ufite platform uri kunyuzaho ibintu byawe by'umwariko ubu niwe boss? Niyo mpamvu twanagize amahirwe yo kukwakira. Ufite series, ufite film nyinshi usibye inzira y'ubugome, hariho My Enemy no kucyarinze n'izindi nyinshi cyane. Man ni bino byo bitandukanye sibyo uretse kwitinyuka ukumva no kutagendera nyine ku cyo uri kiwanyu cyo si no kwigirira ikizere. Man confidence nicyo kintu cyamere kubera ko ngewe ndangije kwiga bro numvaga ntazagera ni Kigali. Numvaga nta nahantu ko nkigera Kigali bwa mbere ninge muntu ubanze nuko wenda kamera zitabadaga umuntu ariko nkigera Kigali naho remo nibibazo kubera ko byinshi cyane se nkigera nje no mihanda urabona n'ubwa mbere y'imbonye imihanda isakuriye nabone ko jya bundi nijuru urukumva nigere mu ijuru nta nibindi. Tina nimba atari ibanga watubwiye nk'ibibazo wahuye nabyo nkaho ko tubona uri umusirimu sibyo? Mani nasirimutse ngeze Kigali bro. Ntago mbizi ko winjana kuri televiziyo. Naje nambaye Mwamini. Umuntu uzi Mwamini ajya muri comment. Mwamini ni inkweto z'abamama zo mu cyaro bro. Wambaye Mwamini. Mwamini mani ni inkweto abantu bazizi. Mani tumenya ndabasuje. Njewe nageze Kigali. Namaze amasagira muri 12. Navuye mu rugo urukumva. Navuye mu rugo mbese Nyabugogo nagezeyo saa 4. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa na tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije secondaire, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri Generalife TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Oh yes, my Malon father by my Olivier. Imihanda nyita Street Boy nuko izina Holy Man Entertainer ryaje. Alright, nize ko muri amahoro, nizere ko mumeze neza cyane. Ngiye mbaye ikaze, nitwa Holy Man Entertainer. Byumwereka ho muri hose, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali. Mbaye ikaze mwe muri hanze y'u Rwanda aho muri hose. By the way, zibuka ko wakanze subscribe hano kuri Generalife TV. Murabizi ko ibiganiro byose no gutwika twimanukira. Hanyuma rero right now yagize amahirwe yo kuba ngiye kubana n'umwe mu bakobwa nakuze fana, nakuze nkunda. Ni umukino wa film ariko by the way afite n'ibindi bintu ari bukutuganirize. Tina ikaze. Thank you sir. Umaze neza? Yeah, I'm cool. Akuvuye Dubai one. No Rambo, no bro, nagombe hari ukuntu umuntu abagendera n'abantu bagahita bavuga ati nyine bagaca ruhinga nyuma ngiye bakambwira
abafite amakuru kuvuye Dubai ahubwo abantu n'abafite umutima mubi bazanyica ahubwo nimba ari bari kumbeshyira ntabwo mvuye Dubai. ubwo umuntu wabimbwiye ko ari umuntu wa hafi niwe bwo wabona mvuye buriya wasanga sibyo ari Dubai Remera. Dubai Remera wasanga izana bayo ntawamenya. Bifate nkaho ndi Dubai Remera bro. Tina umeze neza? Amukunda turi kantu hose. Ikaze kuri General Life TV. Thank you. Hano tuba turi mu biganiro bitandukanye. By the way, wambaye neza. Murakoze cyane. Hari ukuntu umuntu yambara neza ukabona ko yakubaye ikiganiro bro. Ukabona ko nahari agafoto nyine hariya biraba bimeze neza cyane. Oya mani gusa nyine nabidanje sibyo wabona ari nagatwiye k'abanyamakuru ndabizi mukunda gushyonye. Ariko nyine tuba twagerageje. Mwagerageje. Wow. Hanyuma rero bikorwa bimeze bite? Cyane cyane ufite series, ufite filimi uri gutunganya cyane cyane wanambwiye ko ikeneye abantu benshi. Mu by'ukuri bundi impano yawe yaturutse kugira ngo wibone uri umwakta mwiza ndetse utangire unazana ibikorwa byawe muri rusange. Wenda mani ntago nakubesha ko iwacu nta muntu n'umwe dufite w'umusitari. Nta n'umwe wigize ugera imbere ya kamera sibyo. Nk'ubu ngubu ushaka kubona ninjye naciye agahigo. Turi abana benshi sibyo. Iwacu batubyaye batirondereza tu. Ariko nta n'umuntu dufite ikipe ya football n'abasimbura batirafatika. Ugereranyije nimba atari ibanga ngo bivugane kuri General Life TV, ugereranyije muri nk'abana bangahe? Cameraman nawe abari kumvangira. Man uzi ko dufite umwana witwa Sebanani ngaho nyumva urumva nyine tu. Sebanani ubwo ni uwa munani of course. Ikipe y'abantu bane hari uri kubona volleyball akinamo abantu batandatu. Nyine dufite n'abasimbura n'abashaka kurokita uri kumurashaka dusigara na equipe bro. Uzi ko ari byo bacu babyeyi batirondereza. Ako nyine nta muri abo bose nta muntu wenda navuga ngo nabyigiyeho. Nta muntu navuga ngo nyine hari uwo nabereye hari umuntu ngenderaho muri famiye ntawe sibyo. Ahubwo nyine hari ukuntu umuntu akura agakunda ikintu cyane cyane nk'abantu tuba tuvuka mu miryango nyine itifashije n'ukuntu uba ufite impano ariko nyine ukayiceceka ukumva nta hantu wayigaragariza. Ubura mikoro cyangwa se ubushobozi. Oya ntabwo ari ukubura ubushobozi nta mikoro ahubwo ahantu uri ahantu barizwa icyo gihe mu cyaro mani wumva no kugera i Kigali ibyo nabyo turaza kubiganiraho sibyo. Ariko nyine nagiye kwiga sibyo kuko habaga nko mu Kinyarwanda harimo nkanuza nk'amasomo nyine avuga ku ikinamico sibyo amatiyata nyine nkakunda kuba ndimo tu nkajya mbikina uri kumva yewe bakanatubwira ngo wenda bakaduhereza topic akaba ari ngewe ugize gute ubyandika. Ariko ngewe nkumva muri ngewe bizarangirira aho ngaho ku ishuri. Numvaga ntashobora no kuba nazamuka ngo mvuge wenda ngo ngiye i Kigali numvaga aho bitabaho bitewe no kuno umuntu wapfiriye yashaho biba ari kure biba ari hatari. Hanyuma rero Tina ikibuga kimeze bite se? Bimeze bite mu kibuga? Ngiye meze na nabi bro. Mu kibuga uri kumva naje ari amaho akuno n'ubu hagiye kuba fire. Nta gusubira inyuma nta kugira gute. Ngiye kintu nibwirira abafana banjye bagomeze babane natwe gusa. Ubundi mu kibuga turakubita diversaire. TikTok Tina Empire, Facebook Tina Empire, Instagram Tina Empire. Guys nyine nawe no mu kirensi nkoresha Instagram kandi ubu nukuvuga ngo ntabwo mbere wayikoreshaga. Reka yego wawimenye ute? Ntabwo ukoreshaga IG. Nese ko nzi ko before yuko winjira muri cinema wari umuhanzi udakoresha IG. Ntabwo nabyumvaga gutya nzi ko IG ari noza. Wabyumvaga mu nzozi? Instagram IG niyo Instagram. Noza. Numvaga ari nyine ari WhatsApp tu. Akantu k'ubujangweri yogati kuri IG uzikari WhatsApp. Ariko ubona mfite na Twitter na Tina Empire mujyane mu flowing guys sinzi no kuyikoresha. Yitwa X. Yitwa X. X.
iJohn Tina Empire n'ubundi urayikoresha hanyuma rero Tina watangiye ryari kugira ngo iyi mpano idasanzwe y'ukwacting ufite warabyigiye cyangwa ni impano yaje gutyo? Ntago nigize mbyigira sibyo nta namwe nigize nyine mbikura tu ahubwo ni kwa kundi nk'umuntu ashobora nko kuba yashaka kwigirira icyizere cause iwacu muri famille yose wera ku gisekuruza cya mbere kugera ku gisekuruza kuri papa ni gisekuruza wow nyine ni papa ukubyara. Okay, reka tureba abantu bababyaye papa mani nta muntu n'ubwe w'umustar urimo. Yego ngo ni wowe muntu mu muryango w'iwanyu uri kugaragara cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Wowe none n'aba bantu batazi nuze na telefone. Tina ubifata ute kuba waratangiye ukina nk'abandi ariko ubungubu ukaba ufite platform uri kunyuzaho ibintu byawe by'umwihariko ubu niwe boss? Niyo mpamvu twanagize amahirwe yo kukwakira. Ufite series, ufite film nyinshi usibye inzira y'ubugome, hariho My Enemy no kucyarinze n'izindi nyinshi cyane. Man ni bino byo bitandukanye sibyo uretse kwitinyuka ukumva no kutagendera nyine ku cyo uri kiwanyu cyose no kwigirira icyizere. Man confidence nicyo kintu cya mbere kubera ko ngewe ndangije kwiga bro numvaga ntazagera ni Kigali. Numvaga nta nahantu ko nkigera i Kigali bwa mbere ninge muntu ubanze nuko wenda kamera zitabadaga umuntu ariko nkigera i Kigali mani nahuremo n'ibibazo kubera ko byinshi cyane se nkigera nje n'imihanda urabona n'ubwa mbere mbonye imihanda isakuriye nabone ko jya bundi nijuru urukumva nigere mu ijuru nta nibindi. Tina nimba atari ibanga watubwiye nk'ibibazo wahuye nabyo nkaho ko tubona uri umusirimu sibyo? Mani nasirimutse ngeze Kigali bro. Ntago mbizi ko winjana kuri televiziyo. Naje nambaye Mwamini. Umuntu uzi Mwamini aturi kome. Mwamini ni inkweto z'abamama zo mu cyaro bro. Yo. Wambaye Mwamini. Mwamini mani ni inkweto abantu bazizi. Mani tumenya ndabasuje. Njewe nageze i Kigali. Namaze amasaha agera muri 12. Navuye mu rugo urukumva. Navuye mu rugo mbese Nyabugogo nagezeyo saa 4 sibyo nenje gukora akazi ko mu rugo ndangije kwiga mani mfite diplome yanjye muri secondaire nize meg ariko naraje mitanangira akazi k'ibihumbi 15 sibyo nta nubwo nzi ko ibi ngibi nzabikora cyo ko kundi nyine nko mu ishuri bavuga ati okay dufite théâtre tugeze kuri iyo topic sibyo mu Kinyarwanda tugeze kuri topic ya théâtre dufite nyine dufite ku nkinamico abantu ngiye bahitaga babizana uko nguko mwarimu akaduha topic nkahita nandikira nyine abanyeshuri nkabwira turabikina uko nguko ariko ntazi ngo wenda araho bizagera mbikenere nyine kwa kuntu umuntu akinanga arangiza umuhango se cyangwa akora ibyo asabwe mu ishuri nuko nabikoraga nyine nkabona abantu barabikunze iki niki ariko n'izina ry'Imana nkubeshye nakubwira ngo nari nzi ko nzagera i Kigali koza abantu bavaga i Kigali sibyo baje bazanaga imigati bikumva ariko ngewe undi kintu nakunda nta nubwo ibyo ngibyo ko nari mfite sister wanjye nawe wahabaga sibyo kuko ndanibuka nza ni Kigali ni wandangiye akazi warataha uri kumva arangije yazanaga umugati ariko ngiye yavaga hano i Kigali namubwiraga fatira nk'indirimbo ya Knowless nafanaga Knowless cyane yego namubwira iyi ndirimbo uzayifati wabo n'abandi bana baza bagahita bashwa amadukira imigari mubwicare hari banzimbigisha. Hanyuma rero feedback ku babyeyi bawe ku bantu bo muri famille bakibona filimi ya mbere ukinyemo bakwakiriye ute muri rusange mu by'ukuri nyine feedback ibisubizo ku bantu bawe ba hafi babona watinze muri filimi runaka babyakiriye ute? Bayakumva ko ndi umukinnyi wa filimi batari babona na video mama yise ajya kunuza abwira quartier yose ko afite umustar wow umuntu wese wari ufite telefone nta nubwo yitaye ngo afite mega afite iki hita undebera umwana wanjye uzi none ikintu cyahise kibazo bro ni telefone zisaba amafaranga zahise ziba nyinshi cyane mani kandi abari inkoni guys kuma ngo nageze kuri kamera none nagize ibyago umujama nyine bahuza tu bafite telefone abaza mu cyaro bafite telefone bari matushe yaje amubwira ati ndaguhereza amafaranga aragenda yambwiye ko yanahingiye icyo gihe ugende ugure amayinite
nubwo zikari megabyte ugura amayinite ariko ushyireho ndeba umwana wanjye ntazi nizera nkoresha mani ruso ushaka gusanya ni nk'amazina y'umuntu abizi nk'aya mazina nka Batina Jega nitwa Mpinga Nzima Clementine ariko ukigera i Kigali uhita ushyiraho agatwiko ugahita uvanaho kuri za Clementine ugahita ukataho za Tina none akita hasi undi nuko hashya bro iyo umaze gushiraho akantu wibagiwe icyaro uhita ufata izina ukarimanyagura nuko narimanyagura cyamwirukansaga rero ubwo noneho ubwo yagenda ugende gusacinga Mpinga kandi akakubura kandi ukoresha Tina wow itaba nabwira arampamagara ati se ko twakubuza muri kwandika bibiki arambwira ya mazina ugatireka reka wandika Tina Empire ukongera kuko none iri kukavuga bro jya ukavuga pronounce kuko kaba katubunye maye mbere none uri kuri Saint bwa mbere ndi kuri Saint bro byari bikazora uribuka muri kamera udahumeka ngiye kubona ukabona barabuze ready action ugahita ukubita ijisho muri kamera nyine ngo ubanze urebe kuri nayo kukubona nyine nayo banze uyirebe ari nabo nzi basuka amarira nagize ibyishimo bidasanzwe noneho ntuzagiye gusohoka ayisubizagamo nk'inshuro magana ngahe iryo so cyavuze nimba muntu nimba views nimba ntaramwinjirize ntuzi watch time ko naragendaga nkajya ahantu bantu sibyo ko nakubwiye yasohotse n'ubundi nakoraga akazi ko mu rugo yego ariko wasangaga yibaba we ngaruka nshiraho playing abakira bafite wifi babyoroshye ariko ikintu nashimye Imana zinyaka nakubwiye ubu ndi kuzana i Kigali namaze amasaha 8 kwambuka umuhanda byananira kandi urangije segonderi hari ufite ubucangwere bwa Dandimani sibyo nubwo wenda tutari twishoboye ariko ntabwo najyaga mbura tike nyine mu masaha 8 kandi n'akazi ko mu rugo wagakoze urangije segonderi yigo naye ku 15 man none mugiye mfite team ubwo hari mu we mwaka ejo bundi muri corona asabaize twatara 2019 oya corona yaje 2020 mu kwezi kwa gatatu niba atari kwa kabiri je nageze Kigali kubera icyo bayise covid-19 yaje niko niryo zina ni izina ry'icyorezo covid-19 kuko yabanje gufata abo hakurya ngiye rero nageze i Kigali ku itariki 30 z'ukwezi kwa kabiri haciyemo intu zimwe umuntu mu Rwanda nibwo haciyemo ukwezi nibwo nakoze ukwezi nta bintu byazagarazaga hashize ukwezi koronite nubwo yafashe umuntu wa mbere yaje ari mu kwa gatatu ngira ngo muri 2020 ari rero ngiye nari maze ukwezi i Kigali bro namaze amasaha nageze aho nagiye gukorera akazi uri kumva uri kubona 12 hariya kwa Masaso niho natangiriye ariko uriya muhanda wambuka kujya kwa Masaso sibyo sinzi niba bro nararebaga noneho ni gari naravuga ati ibintu byose by'i Kigali nabonye byahinduye isura ni hatari najya kwambuka nk'abantu bagiye mu kazi basiga ku muhanda barahansanga kwa ndi bukene yagize saa 5 zuzuye bageze saa 5 zuzuye sibyo navuye saa 11 hafi saa 12 ahantu nari nagiye gukora neza abandi bari gushaka undi mukozi bagira ngo zinaje baba ku muhanda byabaye intambara ubwo ugitangira urugendo rwawe muri sinema hari mu uyu mwaka mani natangiye vuba ejo bundi 2023 kuko video imwe mfite video ya mbere na uploadinze ku itariki 25 z'ukwa gatanu hanyuma Tina uri kubona se by'umwihariko mu Uganda uri kubona Uganda ruri kugabura cyangwa hari revo bitarageraho ku buryo kivuga ati wenda ubuzima busanzwe donc mu Kigali nyina film mfite abonyinisha ninjye mbishyura ninjye boss so uri kubona mu by'ukuri bitewe uko watangiye naho ugeze ubu harimo difference cyangwa ni kwa kundi n'undi cyari bakungu watangiye oya mane harimo difference ya danger umva ni boo guys ni fire bro man je kankubwiye uzi gufungura channel ukumva ufite subscribe ubwo nabantu urumva abantu
njye hano hose nagiye nkora sibyo hose n'abacuti banjye still now abo bantu bose niba nahise mpamagara ndabwira nafunguye channel nahise ntumara waye n'umustar ko nafunguye channel nitangire ku subscribers ukajya nzamuka mbona 2 3 4 5 6 urukumva mane harimo itandukanye ari nini umuntu aba ntago ari channel nigize ngura icyo navanye ku subscribers telefone y'umwana wo mu rugo nakoraga ikumva n'email yanjye ndi ya kabiri sibyo n'abandi bantu nagiye nkorera nkahita mbahamagara sibyo ndagira ko natangiye gushyiraho filme ya mbere n'ifite aba subscribers 50 ubwo barabavandimwe abacuti kandi umuntu wanjye nuko twahora nkahita mbwira ndi hanze wumvize uko navuze ngo telefone y'umwana wo mu rugano nakoraga wari ubivuze ngira ngo niyo wahereye niyo wibye oya narahakoraga nari nkihari nyine niyo wahereyeho wihasubscribe cyane wari uvuze ngo niyo wahereyeho nyine ubwo nari ngize ngo nibajije ukuntu wayijyanye ariko buriya bijya bitubaho cyane cyane ku ba content creators bari kuza ugabana nk'umuntu mpano ukavuga ati wantandiye rero hari n'ubwira agenda kwihora bati mwana bino burimo ni ibiki hari abantu bagutuka ariko nyine umuntu wese arabyiha uratukwa urebye n'abana kubitwa Anera abantu bafite imitima wajya ukanda subscribe kweli wowe basi sibyo ibaze ko nawe ushobora kuzaca muri zino hasi ukajya ubwira abantu ngo bagukandire subscribe cyangwa se reka gukanda subscribe ariko wibuke ko hari n'ahandi hana ushobora gukenera service sibyo nkuko nanjye nkeneye subscribe cyangwa se like na comment yewe no gusharinga kimwe nuko nawe ushobora gusanga hari indi service uri gusaba oya ahubwo ashobora gusanga wari kwanga guteza imbere ari uzateza imbere umwana we of course rero abantu benshi ntabwo bajya babihereza agaciro bavuga noneho hari abantu bagira imitima bro wajya ngo hariho amakara man unabwira agahita kubwira ati nyishura ubu ni ukanda subscribe uko bitajya bigaragara n'abaflow katari abaflowers watanze cyangwa iki n'iki ko nta kintu hari umujeni njya nemera yitwa Kakajwi abenshi bamuzi kuri TikTok ajya avuga ati ni gute video irebwa na miliyoni ikarayikinga abantu bayirayikinga bazana nk'abantu bangaye kandi yarebwe na 1M so ibyo bintu rero mu by'ukuri hari abantu benshi batariyumvisha ko nyine imbuga nkoranyambaga nyine ibintu tuba dukora hari benshi batarabyumva wose ngo bimeze bite noneho ikintu se utarambaza icyo kibazo twe iwacu turi abana benshi sibyo turi ubwo no kuvuga ngo timu yose turi abana 10 ushyizemo papa na mama haje n'abuzukuru sibyo ariko usanga urabana 10 turi abana 10 mufite macumi dufite macumi uri kumva cyane no kuvuga ngo ranga ni macumi dufite ikipe ya volley na bench ujya muhuza se mugakina match imoni mudana uzi sibyo cyakoze ikintu nabonye cyo ubwo bazi kuririmba rego bigize serie mani nicyo kintu nibutse iyo twabaga urabona kuntu umuntu twe iwacu mani twakoreshaga inka none twicaraga nyine turi nko kotatu mani papa taje asinze nkabanza akora akantu twakoraga pati tukaririmba ugasanga buri wese nijwi byiwe mani habaga hari amajwi menshi ateye ubwoba twashyiramo ukagira ngo ni korari iki abajere abarete tukaririmba nicyo kintu cyanze nibutse akantu ko kuririmba turakagira tu ariko uretse ko banyine bakunda ibintu by'Imana n'ingi wavuyemo none se nari nesamba ko yakuriye muri korari nyuma akaza kujya muri Secular Music agahinduka dore ko nawe ukuntu waje wambaye bura nabikunze cyane yumvise ko mvuga ko wambaye neza kirazira ngiye kugira ngo mpishe kala basi cameraman namfasha zoominge hasi unazominge bro n'imisatsi bishiraho babitandukanye zoominge hasi zoominge hasi man guys mwabibonye ndagira ngo nsobanurire ndagira ngo mpigisobanuro cy'imyenda wambaye kuko nagukunze cyane ntabwo nakunze ako kantu ko gukunda niko kari ntabwo navuze ati wenda ngiki natangiye mbwira abantu ko wambaye neza ariko cameraman wanjye turazuminga hasi abantu babanze banakurebe kwanza mwamubonye Tina mwamubonye yaze yambaye Tina bisobanuye iki ni inyambaro nk'izindi cyangwa ni style ni style yanjye ko kirazira kujya ngende mu muhanda mbese ibintu byose sibyo
mba numva nyine umuntu agomba gufilinga ati n'ahantu aciye ko niyo urebye mani ahantu hose njye mba nditandukanye wenda nk'urugero nko ku misatsi ni bake ushaka gushaka umuntu ateganishireho mani kirazira njye mu buzima bwanjye mani nimba nkunda ikintu kiba kizira kugira ngo ne kugikora ndagikora iyo nta muntu kiri bubangamire nta n'amategeko ubwirwa n'iki ko ntawe kiri bubangamire kandi utaburi mu mitima ya bose mani buriya reka nkubwire sibyo ikintu uzakora ukumva akaba nta muntu bashobora nimba uhuye n'uwo muntu akaba matashobora kumufata ngo bahite bagira gute bamujyana wenda nko kumufunga cyangwa se ngo bavuge ngo ukoze icyaha runaka wenda nk'urugero urishe sibyo icyo cyaha n'ubundi ibyo ari byo byose kirakujyana ahandi hantu nyine ibintu bita bipika bro ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ndabizi mwebwe abanyamakuru mwenda muvuga ngo wagushije umuntu bla bla something like that oya ibyo ni ibintu bibera mu mutima w'umuntu ntabwo ari ibintu bishobora kuba nyine tu physically gutya ibyo bintu kubwira ni ibintu biba physically ku buryo bishobora kuba crime bro bishobora kuba icyaha ku buryo kikujyana n'ahandi hantu ukajya kogoshwa n'imisatsi cyangwa se ugakorerwa ibindi bintu none se ntabafatwa ku ngufu abafatwa ku ngufu abafatwa ku ngufu nta muntu ufatwa ku ngufu man ninde wabonye ufatwa ku ngufu ngende guhereza urugero man ubwo nk'umuntu waba warafashwe kumvise ko yahita gusimbukira jewe ndareka nkubwire umwana mutoya sibyo cyangwa se undi muntu udashoboye kwirwanaho kandi nawe iyo wari umwana mutoya ajyana he ikirego cye sibyo ubutabera bukamurenganura man nta muntu hejuru y'imyaka 20 ushaka kumbwira ngo afashwe ku ngufu bira ni ibintu byumvikanwa hagati y'abantu babiri sibyo byamara kumvikanwa hagati y'abantu babiri habaho kwirwanaho iyo byanze uri kumva nimba nagufashe ku ngufu hari uragenda iki urataka cyangwa se utabutatse ibyo ari byo byose usohokamo ugenda kurega mani icyo kintu gihari icya mbere cyo nta gitsina cy'umukobwa bafashe ngo bahite batera hano ku mukondo hano ni uko ku mukondo umuntu ahita ashobora kuryamaho ugahita ibyira gute bizozwa hano nyine ahantu hagaragara mani igitsina cy'umuntu ahantu kiba kiri hirya bro kugira ngo umuntu akigere bisaba kubanza akarwanaho rero nimba ari ukuvuga ngo nta muntu kuri iki gihe aho ko wagira ngo bigeze kukurwanyaho mani ntabwo ari umukobwa utaraciye muri izo hasi ntabwo yabanganye gutya utararwana ntabwo wangana gutya utararwanaho mani ntabwo nshaka kubitindaho hari n'umuntu wajya kubitwigisha reka mubyiga mbese twajya tugira ngo nimba araharya nakavuga bitagagoroba k'abana idini ry'abana sinyibuka ukuntu twabyiga umwe mu bigishije ibyo ngibyo ariko hari akantu kamwe nigeze kumva umuntu ari kuvuga ngo ni gute ngo umukobwa ngavuga washangwe ngiye ngo nyine ngo urumva ngo nagiye gusura umusore ngo ariko ngo nabikoreshejwe n'inzoga ngo kandi mbere yuko ajyayo ngo yabanje kugira ngo yabanje ngo kwikoraho amasuku ngo ubwo yayakoze ateganya iki none se ubundi babibasha oya reka nkubwire ngiye ku myemerere yanjye wenda sibyo simvuze ko nta bantu bijya bibaho tu bibabaho ariko baba bagize uruhare ese wenda nk'urugero sibyo urifashe uvuye mu rugo iwanyu urakarabye urisize sibyo ufate jirede cyangwa se ukoze ikindi kintu sibyo urisukuye uritunganyije umenya ubwenge bwo gutega umumotari cyangwa se nimba ari igare cyangwa se nimba ari imodoka sibyo icyo kintu urakigize bro ntabwo ugiye gusura musaza wawe kandi umuntu ugiye gusura ni umuntu mudahuje igitsina sibyo ubwo wateganya wowe uragiye ibintu byose wabitunganyije uravuga ati man ikintu cyose ni okay urifasha uragiye sibyo nimba ugiye kandi ahantu ugiye ese hano abantu cyane muri kino Kigali n'umuhungu usigaye w'iwabo iyo agize imyaka 20 muri bano batuye ahita usanga yibereye amageto ari geto n'izindi benshi muziranye se wadon nk'ingiro urajya mvuga abantu nagiye kugutuka ariko amusore urajya mvuga abantu mu kiganiro urukumva ngiye baje kunyishakira fatwa ko nta muhungu ukigere hejuru y'imyaka 20 mbese amaze kumenya ubwenge ntabwo umubyeyi akubwira ngo ukora iki ngiki watashye amasaha agushireho isaha nyine umurongo ngenderwaho nta muntu ukibyemera abakobwa bizi imyaka we tujye tuvugisha ukuri ariko ntabwo nshaka gutinda muri ubwo buryo twaje kuganira kuri projet zawe nshyashya ufite cyane ko uri umwe mu bari mu ruganda rwa sinema cyangwa se mu bakina filime muri rusange ukaba n'umwe mu batoza abakinnyi bawe mu by'ukuri mu mwaka wa 2025 mudufitiye iki mu by'umwihariko nyine cyane ko twazanye boss
ni buri busobanure buri kimwe ukuntu byifashe mu mwaka w'ibihumbi 2025. mbese ubwo ni ukuvuga ngo ugiye kuvuga imigabo n'imigambi iri butuma abantu bakomeza gustayinga together with you, nyine bakakuguma hafi bavuga bati twiteze kubona ibi, twiteze guhura n'ibi. Nubwo hari ikibazo atakubajije ariko ndakikubaza dusoza, imbogamizi ushobora kubuhurira nazo, wenda se nk'igikundiro ushobora guterwa na Deshire cyangwa se hari impamvu twibanze kuri Deshire. iyo tugeze kuri tere babimvanishamo kandi ndi boss ntari twibwirira imigabo n'imigambi yatuma abantu bakomeza gustayinga together with you. Okay, mbere yuko wenda mvuga imigabo n'imigambi yanjye, ndagira ngo mbanze mpeze nk'akantu k'inama umuntu wese uri uzareba iki kiganiro. Sibyo cause muri buno buzima mana bari haso ya danger. Nakubwiye ko ngiye naje muri 2015 i Kigali. Nkore ahantu nakoze bwa mbere ntapaze umwaka. Ubwo naje ntanazi no guteka. Ubwo nari maze kumenya guteka. Sibyo ndavuga ke why ntashobora gukorera event, ndashaka akazi ka event. Aho ngaho mba makubise iki amezi agera muri angahe, ndavuga ni ngomba kuprovinga amaze kumenya umujyi. Bitabani nashobora gushaka 25 mba ndakabonye bagiyeyo. Guys, ndangije ubwo ndahasoringa byatari, sibyo ngize Imana biza abakire baba bafite ibintu byinshi. Mpita numva nshaka gukorera 30,000. Nkajya numva none nzajya ahita ngurira inka mu rugo. 30,000 uri kumva ako buri muntu yabonye ikintu kimwe ahita yumva agomba kugira ku rundi rwego, sibyo? Okay, ubwo ndakora kubw'amahirwe, uri kumva umuntu yashaka ikintu Mana arahasoringa. Aho nkigera aho hantu hari ukuntu ikintu kiba kugira ngo nyine kirahita kinakugira umumaro. Aho hantu nakoze n'umuntu uzareba iki kiganiro, Mana ndamushimiye. Nkihagera aho hantu nagize nkorera 25,000. Muri 25 bahita bafungura bakel. Bro, umuntu buriya iyo afite icyo ashaka uri kumva arakora cyane. Agifungura bakel, bro, harimo abantu utashobora kwinjira hano bari gukorera kubijanye n'amantuza. Je nagiye ndera abana ariko nkajya nyuze umwe ahitambwira nk'umuntu mujama atekaga. Mbari nkajya gukogereza isafuriya. Ubwo ngiye kureba ibipimo by'ibintu bari gukoresha nyine tumba ari guteka capati nimbari ikintu cyose bagiye guteka. Ajya mbikora muri ubwo buryo nyine nkabashuka. Birangira mvuye aho ngaho nzi gukora ikintu cyose kijyanye n'ifarini. Uri kumva Mana ubwo mitansezera akazi. Bitamba aho ngaho noneho mitajya gushaka akazi ka 30. Numvaga ariyo ya danger arenze. None ikintu cyane nkigira ngo akazi ka 30 nageze numva none nakinja no muri studio. Babarira. Hano no kujya kugenda mbwira Shama none se kuba ufite vibe tuba twumva nyine iki n'iki ijwi ryawe bla bla nyine abantu barabimwe njya no marandi kwiryina. Barakunda no kuba ndi gucuranga. Ahantu hose najya nabaga mfite bluetooth. Imiziki ya danger nka gurupa ndi ku muziki iki n'iki nta bintu byo kuvuga kwishaza bro. Abantu bose izasotse nabaga nziza. Amabaje abakinu ariko bakagera bakabimenyera. Ubwo ngubwo nkiva ngo nahise njya gukora akazi ka 30. Ndakora ariko ubona ntago nkunda umuntu nyine tumbwira nabi. Umbwiye nawe nkahita nkiva aho ngaho ese mbona akazi. Oya nkira aho ngaho nagiye muri studio maze kumva feedback ngo ufite ijwi ryiza. Nkijya muri studio natashye numva ndi umustar. Ndavuga nti gushyiraho nuza nyine tukira kibora cyari code nkaririmba. Nubwo naraye mu rugo aho nakoraga sinaharaye nakare umustar. Urumva ngenda ntago nigize mbwira mabuja aho nagiye naramubeshye ngo ngiye mu bukwe bw'umwana twiganye. Naho ngiye studio noneho wana wa mwakumana hari muri corona utaha hari kugera mu rugo byari saa 4. Noneho inzego z'umutekano baramfashe anjanye kundaza abandi barazaga bari ku Gisozi bo twaraye. Ribaza umuntu wavuye mu kazi ko mu rugo ninasabye urushya ko ndugera mu rugo saa 10, telefone saa 10 yuzuye. Ugeze noneho bari no kunyigisha indirimbo umuntu wagize none kubera ubwoba man cyacyumva kigezemo kubera ubwoba bagagira iririmba n'ijwi kumva byagiye. Tutasaye ne tugezeho bahita bandaza hehe muri imbo yawe ya mbere yarasohotse. Oya ntabwo yasohotse nyine naragiye kujyana testing. Nshike n'ubwo yigize narayishyuye irarangirana no baracyayifite umucafu.
Kuko icyo atayiguhaye se ngo uploading. Uploading. Njye nashaka kugira ngo mbanze numve umuntu yajya muri studio amera iyo atashye nabwo biba byagenze bite. Ageze mu rugo nikoraho ndeko ni umusitari nkajya mbona ibintu byose n'ibyabi. Ugabona uracyari waho. Nageze mu rugo nsanga aho naryamaga amabuye yafunze. N'abakira nabo nta mikino. Nsanga yafunze mani. Urabanza kumbwira aho uvuye. Niyangi wanyine yahise yumva ko nagiye nko gusumba kandi ngewe hara ntabwo nari kuba nabikora nakoreshaga kata nyine waje kubikora nyuma yumva oya ntabwo naje kubikora nyuma ariko icyo gihe nari nkiri umujangweri tu ubu waciye akenge oya se nawe bisa nkabyo warakuze ari byagiye birangiye hari byagiye birangiye mani ubwo nibwo namubwiza ukuri namubwira no kuri Imana simpubeshye mvuye studio ati mpereza sample oya sample wese avuga se ndakoresha nawe rero ariho mabuja nawe wamuzi ko umuntu nimba yakoze ikineza wo musitari rero numvaga nakunda kwicanya indirimbo gusa ndakoresha umustarira batangiye gushaka kunyimbiza uri kumva mbihagaritseho gatoya nyine ndagira agapira hasi ndakora sasa rero ibintu bijyanye na film byo nabikunda cyane nakundaga umuziki ko indirimbo nyine niyo uwo mabuja abaga ntutse bya danje man ampaye mama leta nyine acuranga indirimbo agaruka muri mudu namaraguruka muri mudu ngafata itorosho nimba kubura imbere ibyo nimba umwana nka moza basubira gucuranga niyo mpamvu rero nkunda muzike cyane wenda ikintu cyaje imbere ni filime kubera ko ariho nahise mbona nyine ahantu ngomba kubikorera sibyo birihuta ariko nakunda n'ubu ngubu nkunda muzike kubera ko nyine mani iri time wana dutamo njyewe cyane sinabwiye ko nkunda gufana undi cyane abantu bo mu Rwanda njyewe nkunda Bruce Melody sibyo kuko n'ubwo ngubwo ndimo noza rero aho ndi aho bwa mbere nagiye nuza muri studio umukobwa we yakundaga kumva nyine kugira ashabe muri ariko nagiraga isoni ajya kuririmba ntiwapi rero niwe mpamvu nakunze Bruce Melody no yamperezagaho urugero kandi ati na Bruce Melody yatangiye bamuca intege iki rero bagwa courage mu ubwo buryo kama courage mu ubwo buryo nkunda Bruce mbere nakundaga Knowless nawe ndamukunda sibyo kubera ko nitwa Clementine none mukunda cyane ashatse umuntu witwa Clem nkajya numva nkajya numva nahise mukunda cyane ko na Knowless imbere sister navuga ko sister akizi Kigali namutumaga gufata indirimbo ze yego noneho mpita mukunda cyane ashatse umugabo witwa Clem navuga ati bongeyeho kuri Clem bongeyeho tin yahita ryuzura kabanje ko numva ushaka kuzatera kudeta tunahura umuhanga Yesu uyu mwana umuhanga rwose uyu mwana ni umuhanga tina urose ubwo mpita mvuga ati wenda ninde ufata nka romodo wawe mu gukina film umuntu nyine ufata nk'icyitegererezo uvuga ati njye n'umuntu mu Rwanda arankoma si no mu Rwanda no hanze tell us njyewe sibyo mbere nakundaga filime zo ku Rwanda sibyo nakundaga uburyo The Rock akina bro yabikoraga bikunda ingumi nyine nkajya numva noneho washyiramo na bwa buribwe bw'imihanda nkajya numva najya nkubita n'umuntu noneho njye n'ibiyaga ndi gushiraho episode wakinnye mu Rwanda cyane nayo yitubwiye episode nakinnye ibyo ntabwo kireka turi kwiga akunda gukina bamutereta ndazi kukubaza ikibazo tugana ku musozo ngo uze kunyihanganira nsubize neza wito nyine nakundaga bola z'imirwano ntabwo nabaga nzi ko biriya bintu haba harimo montage nubwo nzi ko ari byo official ahubwo ari gihe nari kuzapfa bitewe nuko nyine cyangwa se ukica cyangwa nkita nica umuntu ukumva nyine nabonaga ko mu Rwanda bishoboka se oya kubera batangiye kubikina oya kubera nyine hari ukuntu mbere njye nkireba film sibyo nabaga nzi nyine kubira ibintu biri official noneho nkakunda nk'umuntu nkajya kubona nkabona aramwisha abantu bya bintu ndavuga ni seri sibyo kumva noneho nyine nkumva ubundi cyane mvuga nzaba umusirikare ariko ndebye taye ndavuga sinajyayo we n'ubu wajyayo why not abantu ba metero imwe n'inso ntabwo baje muri oya ntabwo uri mugufi biterwa n'igisirikare cyari bimwe ibice bitandukanye nkajya njya kwishaza kuri ya mbunda imwe bashyira hejuru y'inzu nkajya mena umutwe ntihagire n'ubwonko busigara aho hafi none se ngaho reba ukuntu waje mu kiganiro cyanjye umeze none wagira ngo uri soje
yes andana cyako abantu benshi noneho abantu benshi bakundana gukambira ngavuga none nzahita ndi ninja yaganje cyangwa ninjakazi ntacyo biko bamwe mu bakinnyi ba filime dufite mu Rwanda nibyo nabyo basanga zari inzozi zawe nubwo hari ahantu turagera ariko ufite gukora ukahagera mani bitewe n'ahantu navuye sibyo se bitewe n'ukuntu nazanye icyo gitekerezo kumva njyewe guys nicyo kintu ngomba no kugira buriya abakozi bo mu rugo bakunda nyine kumva ko badashoboye cyangwa ariko kazi nyine kaba gahari ariko buriya nyuma ya biriya ikintu cyose watekereje cyo gikora nyuma y'icyo ngicyo icyo wanze gukora gishobora kuba aricyo cyakugirira inyungu cyangwa se n'undi muntu ushobora kuba atari umukozi wo mu rugo n'undi muntu usanzwe gerageza ubone communication cyangwa urebe akantu gatoya urumva ugomba gukora kugira ngo kaguhuze n'iki n'umuntu niyo mpamvu ugiye naje i Kigali nkemera gutangira ku 15 kandi mfite diplome hari ahantu nagiye gukora ahantu nkajya nceceka ntagire ndaceceka urabona ukuntu umuntu atanga nyine bari kukubaza ikintu cyo warize narabihishe wishe ko wize kubera icyo wishe ko wize mu Cyongereza nkahita nkabyumva kuki wishe ko wize kandi ufite diplome hari ukuntu nyine abantu babigira njye nyine numvaga nshaka kubikora muri ubwo buryo pe niyo mahitamo yanjye sibyo ariko wasanga ari nk'ikintu ko naje nyine nta bintu by'intuza sibyo ariko naje narakunda deshi numvaga umwenda wa deshire nyine tu ari fresh ko no kwiga ntago nashaka ko ndi bwige urumva nambaye ipantaro niko ndaga ipantaro tu no muri korali barabinzizaga none se Tina ubu wajya gusenga jewe ufashe tumwati twigire gusenga sinanajyayo waza twijyana kandi amarangamutima yanjye imyenda iri bumvishe ntabwo wambwira ngo uragenda wambaye ku nkwemerere mpita njyana umutima wanjye avuga ngiye kwireka Imana ukajyana umutima ugasiga ubusa hanze njyewe iyo ngiye Mana njyana umutima umenetse ni ukuri ko Imana ngiye gusenga mu rugo ngenda nambaye deshire abantu biwacu ngenza abahereza bazambwira ni ukuri ko Imana ngiye nambaye deshire kandi nkagera nkanashima n'Imana y'ibyo wankoreye usigari kumvuga I don't care man I don't care bro niwe bisigaraho n'imitima ye ubundi ngiye n'Imana yanjye tugacomoka nta kibazo gutegura rero uyu mwaka w'ibintu kubintu man n'usho ngende gutegura mbafitiye sibyo dufite ntuza dufite filime inzira y'ubugome tugeze kuri episode ya 5 turi kuba show n'umuriro sibyo nabonye buri weekend buri weekend every Sunday okay no kwa kabiri tugiye kujya tukora kwa kabiri no kwa 5 tubahereza imiriro mwirebera niho mugiye kujya mukora cyane no mugiye kwa guys mujye mudukurikira kwa kabiri no kwa 5 ni show sinonye se bitakirindira ku editinga simukora muhita mu uploadinga ndo abatreditinga no kuvuga ngo nkuko mushobora gushutinga filimi ikamara igihe ariko ubu ngubu muhita mushyira hanze nyine tukayireba uko ndi umufana wawe mukuru ntubizi ndabona ku comment yawe ya mbere bari yawe rero twebwe sibyo ni kuvuga ngo turagenda tugashutinga wenda nk'urugero nimba tubifate nka episode 3 haba hari iyo kwa kabiri sibyo no kwa 5 sasa ndi ya 3 ikaba ari yo kundi wa kabiri hanyuma ku cyumweru nibwo dushutinga ku cyumweru ubwo ngubwo dushutinze bafite ntuza ntara uploading ya indi ya 3 yasigaye rero mu gihe nahaye cameraman ndi ku editing yari ku editing amitanzana ya banga indi yari hari ayikubitaho kwa kabiri ubwo cameraman nawe nyine ababizi ahita making sure ko kwa 5 bigera mfite indi bora ngomba gushiraho gutyo wow ako nyine ukuvuga ngo ibintu byose ni ugupanga bro noneho kumva ko urashobora kubwira boss wawe aguha amafaranga ujye muri shooting ari uko nyine akazi ko mu rugo tu ugafata amafaranga ukajya muri shooting sibyo uvuga ngo niyo mpamvu ntabwo ari kuvuga ngo niyo mpamvu nahisemo kwambara imyenda icitse kuko imyenda murabona nagari nubwo icitse ariko ntabwo ari ibishwama kuko kundi nyine udafite imyenda yo kwambara nyine something like that yani style ako nyine byose narabyigomwaga ugasanga hari byo ntagomba kurya kugira ngo nyine mbanze ngire gute negura akantu kanjye ko nagapanze abiganya hari abakunzi ba Gen Life TV badukurikiye ashobora kuvuga ati ni urubyiruko n'umwana w'umukobwa ariko afite gahunda yo kuba nka Tina afite gahunda yo kwinjira muri sinema ni iki wabwira urubyiruko rudukurikiye right now
ushaka kwinjira muri game. Ikintu nabwira urubyiruko rudukurikiye sibyo ese ntabwo ndi mukuru kandi ntabwo ndi na mutoya ushobora gusanga n'ibitekerezo byanjye kubera ubuzima umuntu aba yaranyuzemo ahita akura mu bitekerezo sibyo ushobora gusanga ndi n'umwe mu bantu bajya bagira inama abantu bakuru rero ikintu nabwira urubyiruko runkurikiye sibyo icya mbere nababwira ni ukwirinda ingeso sibyo yo kwiyandarika kuko iyo ufashe ukiyandarika se cyangwa ukifata ukutari ugahereza urwawe cyangwa abahungu ntabwo muri beza sibyo ibintu byose biba bipfuye ko nimba ariko turi bose ari bose ntabwo muri bose ariko nyine nabo navugaga naho n'abakobwa ntabwo muri beza nyine ikintu kijyanye no kugira amarangamutima sibyo ajyanye no kuba yakwicara ahazaza like nyine gukundana n'umuntu iki nta gahunda sibyo ihari yo kuba utari mukuru man hariya bikwicira ahazaza kubera ko uhuriramo n'ibintu byo kuvuga ngo watwita sibyo ukagutera inda ugahita usubira inyuma mu bintu wari wapanze rero ikintu nabwira urubyiruko kandi ni ukwigirira icyizere sibyo bagakunda ibyo bari gukora ko nanjye kugira ngo ngere ahangaha nakunze akazi nakoraga ntabwo nigeze nkora muri office ariko nakoze akazi ko mu rugo rero naragakunze ndagakora ariko ndavuga ngo akazi nagakora kakangeza hari umuntu ushobora gukubona akavuga ati ntabwo wigeze wikoza imyeyo ntabwo wigeze wikoza ibyombo hariya narabikoraga na cyane kuko hariyo uri muntu uza ngiye narabikoraga nkahita nsaba urushaka abwira ati habura nk'ibyumweru bibiri kuri iki gihe mfite shooting kuri iki gihe nkahita mbabwira nti kuri iki gihe mfite shooting nyine tu kambira abana beza nyine bakaroma icyo cyiza nyine cy'abakire tuhari umumama nakoreye ndaramushimiye cyane umumama meruka gukorera man ndamushimiye much respect ikiganiro kizamugeraho ni ukurikiza nzana kimusharinga ngiye ndamushimiye sibyo ndamushimiye cyane uri kumva niho hantu nakoreye amafaranga menshi tu yarangaho ubaza umukozi agiye gukora akazi ko mu rugo mpita mpembwa 70,000 bro mvuye kuri 25 yari menshi nkubita icyo bise comeback ngatangara impamvu wahise ujya ku myenda ihenze oya henera nambaraga hari umuntu ari gukuramo hafu wa byatari arayimbuza kwambara ariko nazo nari nzifite ko ntabwo nyine no kuvuga ngo njye nyigera nambwira ati mabuja ndi umwana mwiza sibyo ariko nanjye nkundibi kuko yahitaga nabona ubundi nanasohotse njye nambwiraga ntabwo ndi buzi nimba nje gusaba akazi kawe ntabwo ndi buze nakwiyorobatse ntitugeze kubise modeshije uko wambonye nikomeze niwemera ko dukorana urama akazi cyane ubyanga ni ukuri ntabwo mwishe ngo nze nambaye ingutiya ejo mundi nzahite nkubita modeshire oya nta ngutiya ngira nkamubwiza ukuri nyine tu banza imana ariko yajyaga inangenda ugahura n'abantu nyine bahita banyuze sinabifo yuko ngiyewe ngana ku musozo ngiye kubaza iki kibazo tinawihangane ngiye kukubaza ongengera umunwa abantu benshi banzi ngiyeho Rimani Entertainer ndi umuntu ukunda kugira umunwa cyane nari bibro Tina uri mu rukundo urabyura ndeba mu rukundo Tina ufite boyfriend nafite ahubwo iyo umubwira uti Kigali ko ari umujyi w'ubucuruzi ni umujyi w'urukundo oya ntabwo namurasa gutyo man ikinyabupfura nta mukunzi mfite umukunzi mfite ni social media niwe share nabonaga kana nk'umuntu uri romantique cyane so guys ubanza urumwe mu bantu bambwiye ko ndi romantique man kuri tero usanga abana bamuya ntabwo dukundana n'ubwo man ndakundana nkanarira mwabarezi ngo ninjye munyamakuru wambere kubajije icyo kibazo ukimbajije aho guhita ushyira n'akantu ngo ndi kureba nka romantique muri kamera turebe we turi kureba nabona ndi romantique cyangwa narariwe man je narariwe man ibyo ngibyo hari abazaje bakomanta wenda bakakubwira batari kubona mutere muri comment murebe narariwe bro ntabwo ndi romantique ubwo n'umuntu uzaza ngo dukundane agomba kuba nawe ari umuribwe nkanjye atazanzanaho ibintu bya safari man yes nimba none afite gahunda utabumbeshye your husband akaza kureba iki kiganiro hari gazi nimba uko dukundana ashyira mu ntuzo mbwire
bareba abantu bazu uba ufiteho profile ufungura akawusiho profile urahagera abantu bakurebe nibasanga urajya kugera mu rugo ahubwo nimero yayiborode nayiboro kavuye yese abadukurikiye cyane rwose nawe amsibo ako ntago ndi searching why ntago ndi searching you are single cutting njyewe umuntu ndi kumwe nawe bebe ni social media bro social media wow umwe mu bantu ba mbere tuganira ko uzwa cyane na social media cyane bigezaho uvuga ati nge nta mukunzi nshaka kwibera kuri social media akanikamara gukemuka nzapanga ibindi urakoze cyane kunsubiza icyo nicyo kibazo nafite icyuma munsi ubwo nezi ko ngiye kukubaza utuntu twaho uri mu rukundo ubwo bashaka kumbwira ngo iyo baguterese noneho bagukora ngo ugire ntaho ntaho social media basirafata cyangwa ubikuri ntaho abo bagufashe bahafashe ngo bahafashe ryane bahafashe rimwe gusa sinzi abanyamakuru ukuntu mubaza ngo ninde wakunogeje ntawe yisugi ndajya muri kamera sayini maze nituroga bro azagera urabyemeye sinye mbivuze bivuze ariko da kandi bikuvuye ku munwa bivuye ku munwa niko kiza nagira ngo bikuvuye ku mutima se turaroga ibaze mama yarebye ikiganiro akumva ndisugi ahita nca mu byano urabeshya ubwo njyewe ubwanje nagiye kubyemera kuri yo ariko uhise umbwira gutyo donc je nari nanabyemeye kuko wambwiye ko nta mukunzi ugira awe so ubwo social media niyo yansugira ubwo social media oya ahubwo wabimukoze n'uwamuhohoteye ntabwo nafashwe ku ngufu warijyanye ikimaraso warijyanye njye nawe man ubwo ni warijyanye nafashwe ku ngufu nigeze kubivuga nta mukobwa gufatwa ku ngufu warijyanye se navuye mu rugo nkarabye kandi nitabaga phone hari n'uwandangiye nafashe moto cyangwa se ikintu nzi sinjya nkunda kugenda mu modoka imana agenda mu modoka ntabwo bari kenshi ndakwifatira akabayike rero nafashe moto gafata akabayike mba nafashe moto singiye guhaha nta n'ikintu na kimwe ngiye gukora wariyishyuriye se cyangwa barakwishyuriye yaranyishyuriye umusore kuri kamera mani zibara yanzibagiwe ibintu ariko mba yarakwishyuriye ntacyo mvuze yarakwishyuriye urangije nawe uramwishyura uyu munsi rero uyu munsi byari ibyishimo okay guys mugomba gukora like share ni kuri Tina Empire sibyo hari amafilme menshi nagiye nkinamo kumva hari yitwa Lupo Empire uno musangira ngendo nawe muzamubona ahangaha kuri izi ntuza zanyu kuri izi televiziyo zanyu tuzanazana sibyo kora ko ngemba ndi mani ndimba narasorinze cyane bro urumva isano navuye wowe uzi gutangira kwishura cameraman mu mafaranga nyoko bujaga nigende ndabona ashaka kurwana jera nagukubita mani ibintu bizanye by'imiteto n'utuba twarabizanye mani na Jackie yaratuje Tina mani waya kazangiranya na Jackie wese agira inyamamaro ye wese agira inyamamaro ya nagari inyoko ye namushishura wese agira inyamamaro ye nanjye mfite ko namamaye bro namamaye narahasorinze kumva nimo mbona ngubwi kwimihanda Jackie agakanya mvuze ati reka Jackie muzana mu kiganiro abari kumwe na Tina twiganirire Jackie kwica imbere Jackie nirihe jambo wamubwira namuha congratulation umukobwa witeje imbere man nipanga ikintu kigakundwa nutana mu feresita man azaguhenyuka urakoze cyane nama congratulation ngana mupfuka mwambwira ni Jackie wanje much respect bro wow usikuntange nzamutumira Tina utaha nzamukozanira I promise you muzana next week uzamubwira ati urumva ngereka nkubwire sibyo man kiba uzi buriya nutekereza ikintu umuntu natekereza gukora ikintu uri kumva abazi riske abazi ntazagira umuntu utinda kuri uwo muntu man ntazagira umuntu ugutinda n'umuntu uzagutinda uzamuhenye man twe tuba twarababaye nimba umuntu yikora se mujye kuvugamo
mani buriya twaraho mani turabana ubwo nyine twarababaye ushobora gusanga imibabaro itandukanye ariko buriya nta mubabaro ugira kuko byose bibera mu ntuza mani ni umuntu w'imihanda gutya wigendera ariko abaye na murumuna wanjye ubwo byaba imico yawe ishobora gutandukana ariko nyine ukaza akora nimba kamwinjiriza kandi ntagire n'inzego nimba zimugendaho zikamurekura nk'uko nyine basanze ibyo bintu nyine nta muntu nshishikaje kubikora. Ubutumwa ku bakunzi bawe dusoza. Ubutumwa ku bakunzi banjye sasa rero guys mugomeze mudushyigikire sibyo kandi no muntu uza ntabwo bigize hambaza ariko hari imbogamizi tugenda duhuriramo nazo muri biro bintu sibyo like ibintu by'ubushobozi sibyo n'ibintu nyine byo kumva nyine wakora ikintu cyawe ku rwego ushaka cyangwa se nubwo utabari gushaka akabishyira kuri mwaye bikaba ari mwaye nyine bitewe nyine urabona ibintu byose bira kuri step ya mbere step kabiri step gatatu unyeshwa kuba muri step 10 ni nko muri step ya 4 ko step ya 4 va ku step ya mbere ni igihe uri kugira guys bye ibintu byose ninjye mbyikoreye ndiyandikira sibyo namara kwiyandikira nkamenya ibintu directinga namara kumenya kuri directinga guys nkashoramo nta muntu n'umwe umpaye n'igiciro cy'icumi sibyo kandi mu mafaranga nagiye nkorera hehe mu rugo niyo mpamvu nkubwira ngo ikintu cyose wagishyizeho umutima kirashoboka upfa kuba ugikora ufite target akazi kose ni akazi ako winjiyemo nimba wagiye mu kiyede bro twarakira gikankari n'umutima mwiza wumva kuri office man uri gutayipinga uhereza abantu amadosiye wohereza message ku email y'abantu uhereza umufundi wawe wowe tuvuga wowe tubifata sibyo uhereza umufundi cya kibora ntabwo nigeze cyagoze ntwara birabintu cya kibora ukugitwara utuvuga tanga mise nohereza nka document ku cicaro runaka kuri umuhereza intuzi ikintu cyose ugikora ugikunze n'icyo ngiye nabwira abantu man uyu munsi ushobora kuba uri kwikorera icyo kintu ejo bundi ukaba uri ikintu uri kugira gute uri gutwara cyangwa se nizo mpapuro ukabona uri kuzohereza ubabwira ati bwira uwo muntu nimba yasinye kandi nimba atarasinye unirukana abantu man twese ko bagiye batwirukana no mu rugo man jewe abantu banakoze mu rugo ndabashuhuje umuntu w'umusitari yakoze mu rugo man akaba ari umusitari abose ntabwo top 10 ego yewe none rega ushobora no gusanga umunyamakuru uri gukubaza hari byinshi yanyuzemo birarenze ibyo like ntabwo nagiye kuvuga ririya ni ishuri cyambere cyo ni ishuri ikintu cyose wakoze kibi ugifata nk'ishuri ryawe kandi rizakugeza ku ntsinzi that's why nticaye kuri iyi mikoro nge nta nubwo numvaga ko umuntu ashobora kuntunga kamera gutya bro bitewe n'ahantu umuntu avuye kumva kuva Nyamagabe ugahita uza hano mani ni haso wumva wambutse Nyabarongo uvuga ati kwisubira ndasubira nagafashe reka twisoreze ikiganiro burango wavuga y'inzu cy'ubuki ntibwaribwa urimo urarira ko wakoreraga 25 nje nagiye gukora akazi ko mu rugo bwa mbere nkorera icyabiri ku kwezi none wowe urimo nje nari kujya nguhemba kanga nari kugira umukozi bari kumpemba umwaka bari kumpemba umwaka nyine abantu baba bafite mana ahantu hagiye hatandukanye sibyo ariko umuntu bari mararira aheza gajiro mana ntabwo ndikura ko nyine reka nkwereke ushobora gusanga kuri 11 cyangwa se icya5 bitewe n'agaciro k'ifaranga ryakoraga icyo gihe fine ntari bisi byo ako niwe baga kurata nambeshe nyemera dusoza ikiganiro iminota yatujyanye ubutaha tuzagutumira rwose tuganire bihagije of course nshaka kuzabazana rwazana nk'abandi team ngari guys bagize team nta kibazo team ngari gusa ngiye nkomeje kukubwira ko ikintu wumva ashobora cyose try your best sibyo ugikore kandi ugikore gikunze kuko ikintu urimo kibi cyo kizakugeza ku ntsinzi sibyo kandi umuntu ukubangamira man njye ngira statement ntabwo njye ntinda ku muntu wandakaje ntabwo simfata umwanya gutinda ku muntu wandakaje abantu benshi tujya tubipfa iyo ngutinzeho man ntinda ku kintu wandakajeho uburyo wabiteguye icyo gihe nge hari ide zanjye ziba ziri gupfa urandakaza tugite dutandukana nge nkahita ngenda kujya ngenda kwikorera projet zanjye ntabwo nagutindaho bro wowe ujya kundakaza uba ari byo waspendinze ariko ngiye undakaza nta kintu na spendinze ntugatinde ku bantu bakurakaje guys hariya bari kugufata mu mutwe niho ubukene bwawe buhera buri kintu wanatekereje warakaye abari banga danje man uri nkuba wakivunikiye man noneho n'imirongo bashyizemo
ntandi usanga umuntu aza gutuka gushinuriza danje. Aha ganguko nari ndi kumwe n'uwitwa Tina akaba ari umwe mu bakinnyi ba filimi dufite mu Rwanda. Uyu munsi aduhaye show, nibwo bwa mbere Tina tuganiriye, nabwo bwa mbere mwakiriye hano. Tina, usibye no kuba wagenda mu bitangazamakuru bitandukanye, umunyamakuru wa mbere ukwakira cyangwa n'abandi mugira muganira? Hari abandi twaganiriye, ariko hari umuntu ukuganiriza kumva nawe wagira ngo ari kukiri gituma umusazi bamukiriye nyine ukumva man ntabwo biri proud buri umuntu ushobora kugira. Nabona ko umuntu akubaza akajya muri mu rusengero nabwo muri gutanga iki nyine cyangwa uri kubona padiri bashyushye se una nk'ikintu bisabira nk'iyo cyane iki kibye kiba mu rusengero nyine kiza kibabaje tu ku buryo umuntu atashwanyukira. Nta kintu usengero muramu hari ihurira hari aho uhurira nyine tumane hari n'ahandi hantu muzagenda muzusha kuko turakomeje, imihigo irakomeje. Courage, Imana ibigufashemo kabisa. So guys, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. This is Gen Life TV, niho hano honyine uzajya unkurikira mu biganiro bitandukanye by'imyidagaduro. Tuba turimo kwidagadura. Njye nitwa Impano Entertainer. Tina, thank you for coming. Hano ni mu rugo. Nawe mwakoze kunyakira, abafana banjye ndabakunda, namwe mutankunda nuko Imana mu nkunde kubera ko tuba twahasorinze guys. Bino bintu babikaze asalavis. Imana ibarinde. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa natumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri Gen Life TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0782328205 cyangwa 0788717539. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza.